Ikibazo cy'abasikama cyafashe iyindi ntera noneho man birakabije. Uyu mubyeyi turi kuvugana hano ni umufana wanjye yaranambwiye ngo kuri nimero yiwe mbishyireho. Amaze igihe avugana n'umuntu kuri Telegram ufite na Telegram channel nini cyane kabisa kambereke. None ya Telegram channel umuntu wayikoze njye ntago ngira channel ngira group. Umuntu wayikoze dere amaze kugira abantu 8,000. Bano bantu 8,000 ni ibintu byo muri Nigeria ufata ukabirunda muri phone yawe. Ubundi ukabishyira muri groupe abantu bajya bajoininga bakabona ko uri muri group nyine groupe yawe ari nini cyane. Biko n'abantu 8,000 harimo abantu dira abantu babarebye ikintu yashyizeho n'abantu 58 muri kuyibona kuri post yashyizemo ubwo urabona ko yari yarebwe n'abantu 58 bivuze ngo harimo abantu barenga 100 bose bagomba kuba scammed. So uyu muntu yakoze channel nk'iyingiyi ahita mboroka dere link no mu mail ndamusabye jewe iyo nyikanze kugira nje muri iyo group muri kuyibona bahita bambwira ngo iki bahita bambwira ikanje muri iyo group murebe nje muri iyo group uriko nako bahita bavuga ngo channel is unavailable. Iyi channel nagari yanjye guys, iyi channel nagari yanjye uyu n'umuntu nyiyitirira ushaka kuba scamming. Channel yanjye dere ngiye yanga nimujyana murabona ko mfite group iyi ngiyi ya mbere niyo biyitirira, iya kabiri ya classe, ya kabiri y'abanyeshuri banje baganiriramo na VIP Signals group. Iyi ni group ya copy trading nakoze kera irimo abantu 400. Iyi ngiyi ikaba group irimo amasomo ya kera ya classe yanjye ya mbere nakoze. So group yanjye yanyaye kuri Telegram ni iyi ngiyi. Nta muntu njya nganira nawe kuri Telegram, abantu muzi ko nganira namwe kuri Telegram. Mutabona nimero yanjye bigaragara group ni iyi yanjye iyi ngiyi. Iyi ni group nta nubwo ari Telegram nta nubwo ari channel. Uyu muntu rero wakoze channel ari kuba scaminga kandi abatangamo ibintu ngo byo kubungukira ibintu nk'ibyo. So ndashaka ko mwese abantu mu followinga munakoresha Telegram mumenya ko uyu muntu iyi Telegram atari yanjye. Jewe aba yaramborotse no kuri Instagram yakoze Instagram ya fake. So bikubona dere username yiwe ngiyi uno mu mail arayimana muri kwibona singo join me here. Uyu naga ni jewe Telegram yanjye uhita umbona. Dere bamaze n'igihe bacata subona kare kubinyereka dere yaravefa. Ariko bana yanjye iri kubona uyu ni umusikama uyu naga ni jewe kuri Telegram nawe ndi verified nawe na verified Telegram yanjye. Ikindi nago je nandikira n'abantu uyu mumera amaze igihe yandikira no muntu baganira uyu ni umusikama abari hari yicaye ategereje abana scamming. So mutaza kuba nkuriye mu mail waruzi ko tuganira kuri Telegram kandi je nakoresha naganira n'abantu kuri Telegram gutya muri kubona umuntu kubwanga kungukire n'ibiki dere nk'uyu ngoyo ibintu yaragiye ashiramo agera agatora agakopi ibintu akabipestingamo abantu barimo bakavuga ngo Asam ari active. Telegram channel yanjye irimo ibitabo irimo amafoto yanjye n'amavideo yujemo gutya ejo mi Telegram yanjye kajya mu jyana muri media bitubona screenshot zose nsharingamo ubona amafoto yanjye ibi ni ibintu ashobora kubona copy na bakabijyana muri kona. Hano harimo history yanjye yose kuva 2020 na kangahe na gatatu muri kubibona kuva hano 2023 cyera ibintu byose birimo hano. Nujya muri group yanjye ujye ubanza checking history yose kuko ntago ya copy y'ibintu byose ngabishyire muri group muri kubibona. So Telegram mugena mubona nagari yanjye Telegram yanjye dere ngiyi mujye muri history murebe ibintu byose mu checking ibintu byose uriya muri kubona wundi nagari njye mfite profile zinga eshatu niyi ubona byo abana yarabikopiye njye yaramborotse kujyana abasha kujya guteka ubumenyi. So guys mube maso